Yes. Bakunzi ba Mataru TV show, turagarutse. Nanone ni teacher Jibe ndaje, kandi nagira ngo kabisa guys, aho muri abatalamu, pump inshuti zacu, bantu bacu muherere haba US, haba Canada, haba Africa, Europe and Asia, mwumve ko muri aka kanya kabisa abanywanyi bacu ndabashuje. Nambonera hakanya nsuze cameraman, nsuze ndetse na MC Nkusi ahuri, ntago wabonetse ariko ndagushuje na family yawe. So this is 2021. In 2021 with Mataru TV show, we teach, we educate, we inspire, we entertain. Uyu munsi tugiye kuri topic ijyanye na education with a big goal and achievement. Tuzanye n'umuntu kabisa udufitiye byinshi, tuzanye n'intiti uri buze kubibwira, akababwira amazina ye ndetse mukamumenya mu buryo buhagije. So ndirinda kukuvuga amazina, ariko muri aka kanya wenda urankundira. Ngiye kugusuhuza, ko ndagusuhuza muri yandamukanyo y'Instare yadutse muri 2019 yo mu rwego rwa Gistari, cyane ko ukora muri government, wabwiye ubona no mu nzego zikomeye, ndetse nawo hejuru muri kapiro hiri bazisuhuzanya. Urihangana umpereza inkokora ubundi dukomeze ikiganiro. Komera cyane. Murakoze cyane Mataru TV, murakoze kuba mwadusuye. Yes. Ni cyambere kidushimishije kuba mwadutekerejeho. Urakoze by'umwihariko teacher Jib ndetse na cameraman kuba mwadutekerejeho mukaba mugeze muri urugo rwacu. Amazina yanjye nitwa Niyonshima Jean Claude, nkaba ntuye muri state ya Kentucky mu mujyi wa Louisville. Nkaba ariho ntuye, akaba ari naho nkorera. Ndumva ari ibyo ngibyo, nkaba ndi umupapa, nkaba mfite umugore. Rero niba hari ikindi mwambaza nicyo nababwira ku myirondoro yanjye. Murakoze. Urakoze cyane. Ni Niyonshima irindi? Jean Claude. Okay, Jean Claude. Okay. Mu Kinyarwanda bajya bavuga ngo isugukunda akwita neza cyane. Nukuri. Okay, Niyonshima ni izina kabisa rifite ubusobanuro bwinshi. Ni izina riryoheye akanwa kurivuga, ni izina riryoheye n'amatwi kuryumva. So by'umwihariko ku ikubitiro kandi nshimira ababyeyi bawe bakwise Niyonshima, ni izina ryiza n'ukuri. Murakoze cyane. Okay. Uratubwiye ngo ndi umupapa, ndubatse, mfite umugore umwe. Ese muracyari babiri cyangwa se mwarenzeho babiri? So sinzi, hari ahantu ugarukiye nge ntumvishe neza. Turenze babiri, dufite twarabyaye, twagiriwe umugisha wo kubyara. Okay. Nukuvuga ngo mwari barutse, umuryango wariyongereye, mufite umwana. Bivuze ngo ubu muri family ikozwe n'abantu batatu. Yego. Ntago muri family kiri igiharwa, ahubwo ni family yuzuye ubu ngubu. Yego. Okay, umwana n'umugisha, kandi buri wese arashaka mu muco w'iwacu kugira azabyare yagura umuryango. Nukuri nanjye kenshi Imana ngo yarakoze yabaho urubyaro. Murakoze cyane. So rero dufite byinshi tuza kuganira, wenda turi buze kugerageza kubihina tukabikoresha mu gihe gito, ariko style tukagira byinshi tuganiraho. Muri iki kiganiro hari abazacyumva nyuma, ariko tuvuge ko hari n'abakeya wenda bari live bari kukireba. Topic y'uyu munsi nkuko mbibwiye muri intro abadukurikiye, ni topic ijyanyiranye na education with achievement. Nongeye akantu ka achievement. So ntago ubu ngubu kiri umunyeshuri, ntago kiri ku ishuri, niyo mpamvu nongeyeho achievement. Ariko byumvikane neza abakunzi ba Mataru TV show badukurikiye bari hirya no hino ku isi, ntago ujya wachivinga utarabanje ku ishuri. So mu ncamake Jean Claude, watubwira ese kugeza ubu ngubu
umaze igihe kingana iki muri Amerika cyangwa se Leta Zunze Ubumwe za Amerika? Ese byagutwaye igihe kingana iki ku ishuri? Ese ku ishuri wahakuye iyihe degree? Murakoze cyane. Nageze muri Amerika mu kwezi kwa kane tariki 22 mu 2017. Yego. Ngira ngo mubaze neza mwasanga hari ndi kujya kumara imyaka 4 muri Amerika, harabura amezi nka 3 Yes. kugira ngo mare imyaka 4 muri Amerika. Rero naje muri Amerika nsorera muri state ya Florida mu mujyi witwa Jacksonville. Okay. Namaze y'umwaka umwe, numva nkeneye kujya gutura ahantu hano dutuye muri Louisville muri Kentucky. Yes. Narahageze mara amezi nka 6 Yes. ndimo kwitegura mpita njya ku ishuri. Okay. Ndumva naratangiye ishuri mu kwa mbere mu kwezi kwa mbere muri 2019. Mu kwezi kwa mbere muri 2019. Okay. So urajya turasa nk'abasangira ikiganiro. Yego. Abanyamakuru turashyuhaguza, ntidukunda cyane ntitujye twihishira, rimwe na rimwe hari igihe tukuvugiramo. Niko duteye ari kurihangana. Ni byiza abantu bakwiriye gusobanukirwa. Okay. So ukiri aho ngaho urumva wagiye ku ishuri mu kwezi kwa mbere 2019. Yego. Ubu turi 2021. Bivuze ngo hagati tubaze neza, navuga ku ishuri iryawe ntago ryatwaye igihe kirekire, kuko mu kwa mbere 2019 turi mu kwa mbere 2021. Urumva ko deja ni imyaka 2 irangiye. Okay. Hanyuma rero benshi muri twebwe bamwe twaje twarize za kaminuza, twaje natwe turi mu mashuri bamwe tuza tuyashoje, abandi bagiye baza bayaciyemo hagati bitewe na process igihe zabafatiraga zo kuza muri US. Hari abana baje bakiri mu masegondere mu Rwanda, hari n'abari gukurira hano bakarangiza za high school style bakicara ntibakomeze. Ese wowe kugira ngo umwaka umwe wari umaze, nimba ntibeshye ni umwaka, warabanje no mu yindi state ugashiramo gahunda yo kwimuka uza muri Kentucky, wagera hano ukamara amezi 6 gusa ugahita ufata icyemezo cyo kujya ku ishuri, yaba ari imwe mu ntego wari ufite mbere yo kuza muri Amerika, uvuga uti ningera byanze bikunze nzakomeza amashuri yanjye ndetse nkomeze meja narindimo cyangwa ibyo nigaga muri Afrika mbikomereze muri US? Kaba ari akazi wabanje gukora hano kakagutera umujinya? Duhishurira utubwire ibanga ryaguteye izo mbaraga zo guhita ufata icyo cyemezo. Urakoze cyane. Wenda ni na ngombwa yuko abantu banabiganiraho kugira ngo nibura n'umuntu wumvaga yuko ibintu bidashoboka amenye yuko bishoboka. Yes. Navuye mu Rwanda nararangije bachelor's degree muri engineering. Narigiye muri kaminuza nkuru y'Ibutare. Ngira amahirwe mbona n'akazi ndagakora mbere yuko nzinaha. Yes. Ni ukuvuga naje inaha nzi yuko opportunity even no mu Rwanda zihari. Nari mbizi yuko zihari, ariko nkavuga nti nibura kiriya gihugu gifite opportunities zibuta izo mu Rwanda. Yes. Ubwo rero ndaza ngeze inaha, naje intego imwe yonyine mfite ari ukugira ngo njye ku ishuri. N'uwo mwaka namaze mbere yuko njya ku ishuri wari uwo gushakisha amakuru. Yego. Wenda ngewe ndahari kuko narize ndarangiza, umuntu runaka ashobora kumbaza nkamusobanurira, ariko icyo gihe nta muntu nashoboraga kuba nabaza nti ese kugira ngo umuntu yige yaravuye iriya yarize cyangwa yaracikisha amashuri, ese wabigenza ute? So niba uravuga uti byari bigoye kuri kiriya gihe no kubona nabona uwampa amakuru.
uramentioninga nyine twebwe muri ba bantu bari inshuti zawe cyangwa just nabo baturutse mu Rwanda cyangwa se uravuga no kuba no kubona n'undi munyamerika nabyo ubwayo byari bigoye aho ngaho ntago ndi kubyumva neza. Yego, kubona umuntu wo muri Amerika nabyo byari bigoye kuko ndibuka nkigera muri Amerika negereye Community College. Yes. Twari duturanye, ndagenda ndababaza ese kugira ngo umuntu yige akomeze kwiga bisaba iki? Yes. Barambwira bati no, ugomba kubanza wamara umwaka muri state, wamara kumara umwaka ukabona kuba wakomeza kwiga. Yes. Ibyo rero ntekereza yuko ari byo byatumye, biri mu bintu byatumye ntahita niga, kandi nzi yuko bishoboka yuko waba utari wamara umwaka ukajya mu ishuri ukajya kwiga. Rero kuba nta fact ufite, nta muntu ushobora kuba muziranye, Yes. udashobora kuba yaguhereza amakuru atariyo, ushobora kukubwiza ukuri akakubwira ati ibi birashoboka, iyo ni yabaye imbogamizi. Ariko abandi bo kuba wajya muri kaminuza ukajyayo ukabonana n'abanyamerika ukababaza ese nze nige, byo byakunda birashoboka. Yes. Ariko hari n'igihe baguhaye umuntu usohoroyeho aba adafite amakuru yuzuye, yarangiza akakubwira ibyo yumva kandi wenda atari byo. Abanyamerika kanze mvuge ngo abenshi twavuye mu nkambi z'Igihembe, inkambi Kibuye no mu zindi nkambi zose z'abakongomani ziba mu Rwanda, twagiye dufite iyo status. Bivuze ngo tugeze hano tuba baratwiteguye, tuba dufite umukesi waka uzagufasha muri amezi ya mbere, akwerekera, akuyobora kugira ngo akorohereze. Ariko nkuko bivuze ntago rina cyane yuko abakesi waka yugeze hano nubwo wabereka ko ushaka kujya kwiga, bo bakwereka ahubwo ko wahita ujya gukora akazi. So rero ibyo byo amakuru yo kugira ngo bakuyobore ku ishuri yo barayakwima cyane. So ndongera nkwibariza akabazo kamwe. Hanyuma mu Rwanda waje ukora, waje nyine ufite na masters. Yego. Ugeze hano kugira ngo bigutware ino myaka 2 gusa wige. Ngubu wenda nabyo turaza kubigeraho, sindi bubikuvugira, urabyivugira. Yego. Uraza kutubwira achievement wabonye ejo bundi cyangwa se degree wabonye. So iyo myaka 2 byagutwaye, wabanje gusubira inyuma wiga Icyongereza cyangwa se iyo myaka 2 kugira bagukorere equivalence, kuko urumva wavuye iri ufite masters na hano wenda uratubwira degree wabonye. So iyo myaka 2 wigaga yahe masomo yasaga nayo wize hariya cyangwa wafashe izindi major wasanze hari amasomo amwe ugomba gusubiramo? So jani yawe imeze gute muri iyo myaka 2? Urakoze. Wenda nkosoyeho gatoya. Yes. Navuye mu Rwanda mfite bachelor's degree. Oh, I mean yeah. I'm sorry, that was a bachelor degree. Okay. Navuye mu Rwanda mfite bachelor's degree. Yes. Ngeze hano njya kuri kaminuza ya hano mu mujyi wa Louisville yitwa University of Louisville. Yes. Njyayo njya gusaba amakuru. Yeah. Nagezeyo mbabwira yuko mfite ama credit, narangije mfite degree muri civil engineering. Yes. Icyo gihe nari nzi yuko kuko option nari nzi ishoboka ngo niyo kuba umuntu yafata degree bakayikorera equivalence. Yes. Barangiza bakabona ngo ama credit ngo atuzuye. Yes. Bakaba bakubwira bati iga umwaka umwe n'igice cyangwa 2 kugira ngo ubone bachelor's degree. Yes. Jewe njyayo niko nari numvaga ariko bimeze ari byo bigomba kugenda. Yes. Kuko niyo makuru yabona gerageje kubaza bambwiraga. Okay. Ndagenda ngezeyo barambwira bati tumizaho transcript zawe tuzevaluate, uzikorere evaluation, nibarangiza tuzaguhereza amasomo yafate. Okay. Ndagenda nzitumizaho bazikorera evaluation, nzibashiriye barambwira bati no, kubera iki ushaka gusubira mu byo wize
ko turi kubona amasomo yose warayize kandi tubona watsindaga neza nta kibazo ufite, amasomo yose ufite hejuru ya 90%, kubera iki wumva wasubira inyuma? Okay. Ndahagira nti ntabwo nari mbizi yuko gukomeza bishoboka. Bati rero ahubwo fata wa applying kwiga masters degree. Okay. Icyo gihe rero nibwo nahise mfata ndavuga nta matabya y'amavuta kuko burya no gusubira inyuma nabyo biba bikomeye. Ndagenda na applying masters degree, mpita ntangira muri uko kwa mbere nibwo natangiye urugendo rwo kwiga. Okay. Yego. Hanyuma rero urumva ko burya ukwimye amakuru abakwimye kinini, iyo udafite amakuru ubusa nkaho uri munsi y'umwijima. Urumva ko wowe wagize n'umuhati wo kuvuga ngo kanze nigererere nge kwibariza, ugeze usanga amwe mu makuru wari ufite ahubwo atandukanye nayo baguhaye. So mbese wari ufite amakuru atuzuye, byabaye igitangaza kandi byabaye byiza. Muri gahunda zo kujya kwiga masters, tuzi ko bamwe twagiye tugera hano, to be honest, tuvuye ku makaminuza mu Rwanda twarigaga muri system za anglophone cyangwa z'icyongereza, bamwe tukivuga cyaki British ariko style tukivuga kuko ari cyo twigagamo mu Rwanda. Ariko twagiye tugera hano icyongereza buri wese cyaramugoyeho gatoya. Ese umaze kumva ko noneho ugiye no kunakomereza muri masters kuko waje ufite bachelor degree yawe, utari busubira inyuma ahubwo uri bukomereze aho ugejeje, ntago wumvishije bizakubera challenge ikomeye kumva ko ugiye gukomereza kuri level ugezeho, kandi icyongereza level y'icyongereza yaho twigiye naho turi itandukanye? Wabitekerejeho gute noneho nyuma yo kubyinjiramo wabyitwayemo gute? Urakoze. Mu by'ukuri ngewe icyongereza ntago cyambereye challenge, so kuvuga yuko nari nzi icyongereza kirenze cy'abantu twese duturuka mu bindi bihugu. Ahubwo ni ukubera ko niyumvagamo confidence. Okay. Icyambere ni icyizere nigiriye, navuze nti ibyo ari byo byose niba narize mu cyongereza kuva mu wa mbere wa kaminuza nkarinda narangiza mu wa kane, icyongereza hose kirasa. Igishobora kunanira ni icyo kuvuga cyangwa icyo kumva, ariko icyo kwandika ntago kizananira, cyangwa icyo gusoma niba mfite ibitabo. Ariko n'icyo kuvuga burya abantu bajya baterwa ubwoba n'aba bantu bahura nabo mu tuzi dutandukanye. Bari abantu b'Abanyamerika nabo bataba baragiye ku ishuri bavuga icyongereza gikomeye. Iyo ugiye mu ishuri muri kaminuza, abarimu, abanyeshuri, abantu bari intellectuel bavuga icyongereza nka kiriya n'ubundi twavugaga kigiye gusa na British, nubwo kiba gifite kivugika nk'ikinyamerika, ariko kiba ari icyongereza buri muntu wese ufite basic mu cyongereza ashobora kumva. Rero ntabwo bigeze biba challenge. Icyongereza cyo mu ishuri it's a real English. It's a real English. Yeah, nicyo I mean ni cyakindi cyo mu bitabo nye. Uzasanga mu buzima busanzwe mu tuzi abantu bajyamo bazasangamwo ibyongereza by'abazungu bo mu cyaro. Abazungu bo mu cyaro bavuga icyongereza gikomeye cyane. Uzasangayo n'abana, uzasangamo n'aba black b'Abanyamerika bakavukire baba mu miji hariya mu mageros. Uzasanga nabo bavuga icyongereza cyo kuri street. I mean that's the point. Nicyo nashaka kuvuga. I mean bari abantu just nabo bari aho bari uneducated, nabo bivugira icyongereza cyo kuri street. Icyo rero ntago uzigera uhura nacyo mu ishuri. Mu ishuri bavuga icyongereza kiri very very easy ku muntu ufite basic y'icyongereza. Okay. So masters uri kuyiga rero, simbizi ntago nageze amahirwe yo kugera kuri iyo level.
ariko mu bwonko bwanjye uko nibwira ni level umuntu ageraho akaba asabwa gukora research nyinshi cyane ndetse umunsi ku wundi kandi urumva ko ni terencha wari uri gukora masters kuri terencha nimvuga terencha ni byose abo muzakorana research abo uzazikoraho ibigo uzajya kwikoraho abazakoriyanta abazagukosora ibintu nk'ibyo iyo ntuza iyo challenge iyo journey yo muri urwo rugendo ese byabaye ibisanzwe cyangwa iyo umuntu ageze ku ishuri ahita abona aba friend byihuse cyangwa nyine ntago aba ari wowe gusa uhuramo n'abandi banyamahanga mufatikanya gute ayo makuru yose akugeraho gute research zawe uzibona umunsi ku wundi nk'abandi bose nk'abandi banyamerika bamenyere urakoze wenda ikintu nshobora kuba nakubwira nuko mu ishuri nigagamo ndatekereza ari ngewe wavuye hanze ya Amerika utari kavukire wabagamo njyenyine nabyo ni ibintu dushaka kumva kabisa yes iyo deja iyo yari challenge number 1 rimwe na rimwe hari igihe umuntu yisuzugura akavuga ati abantu bose hano ni bakavukire yes none ni ngewe umuntu w'immigrant ugiye kwigana nabo ese bizavamo icyo nakubwira cyo nuko ibyo ntaho bihuriye twariganye muri Amerika even no muri kaminuza muri rusange ntago bavuga ati wabaye wa mbere n'uyu ariko icyo nzi cyo nuko amanota nagiraga yes ntekereza yuko nta washoboraga kujya hejuru yayo kuko akenshi nakondaga kugira maximum 100%. urumva rero kiretse ugize 101% kandi ntago bijya bikunda ntago bijya rero ntekereza yuko nabo banyamerika either mu masomo menshi twashoboraga kuba twanganya cyangwa se bakajya munsi yanjye ibyo rero ntabwo icyo nshaka kuvanaho nuko kumva yuko uri umu immigrant umuntu wakavukire hari ikintu akurusha icyo ngicyo tugishire ku ruhande ariko Jani nayo ntabwo yari yoroshye kuko burya nta kintu gifite umusaruro ikintu cyiza cyose kiravuna ibyiza byose biravuna nta gihe uzabona ibyiza for nothing no kuba twibona hano muri Amerika twabanje twanyura ahantu habi uko nukuvunika urumva iyo nzira twanyuzemo niyo yatugejeje ahangaha so buri bintu byiza byose biravuna natangiye mu kwa mbere muri masters bakenera ama credit 30 buri somo ryo muri masters riba rifite credit 3 urumva ugomba gufata amasomo 10 ugakorana research buri somo ugomba kurikorera research ukayisubmitting rero byari bigoranye kuko ngewe nari mfite nari narasetinze purpose yo kurangiza mu mwaka umwe n'igice kandi mu busanzwe masters mari imyaka 2 icyo gihe rero byansabye kugira ngo nkore cyane kandi nari mfite even n'inshingano zo kwishura homba ibyo ndya byasabaga yuko nkora nkajya no mu ishuri iyo ni challenge ya kabiri kuba ushobora kuba wajya mu kazi ukajya no mu ishuri ubwo rero naragiye nkigerayo bwa mbere nabanje kubona ari byabanje kugorana burya iyo ugitangira uratangira ugahuzagurika ntago narinzi systeme y'inaha ngo buri nyuma y'isomo batanga homework buri munsi ariko challenge abantu benshi bakunda guhura nayo ni ya homework kuko muri Afrika ntago bajya batanga homework niyo batanze ama homeworks ntago zose bazikosora usanga homework arizo kugira ngo homework nizo kugira ni nka it's like exercises yes rero iyo nindi challenge nahuye nayo ngitangira ariko maze kumenya yuko homework it is as serious as exams ubwo byabaye ngombwa yuko zishiramo courage fata amasomo menshi ashoboka
kugira ngo nzarangize muri wa mwaka umwe n'igice. Impamvu nashaka kugira ngo ndangize mu mwaka umwe n'igice, nari mfite gahunda yo ya mariage. Mariage rero numvaga ngomba tugera igihe cyo kubona umwana. Wenda nibyo nimaginaga mu mutwe, wenda naramaze kurangiza. Ibyo rero Imana yaramfashije, nanjye nshiramo courage. Burya Imana ifasha uwifashije cyane. Ndagenda ndiga cyane bishoboka. Rimwe na rimwe hari igihe navaga mu kazi, nakoraga shift ya kabiri kuva saa 9 kugeza saa 11 n'igice. Hari igihe navaga mu kazi saa 6, oya kuva saa 9 kugeza saa 5 n'igice. Hari igihe nageraga mu rugo saa 6 ngasanga hari homework ngomba gusubmitinga ejo, nkarara nyikora. Bugacya nkaryama amasaha makeya ashoboka, narangiza byose nkabifatanya, kandi biza gukunda. Ubwo urugendo rwarakomeje. Urumva nari natangiye mu kwa mbere 2019, mu kwa 10 2019 nari mfite mariage. Nkora mariage nayo itari yoroshye, kubera ko mariage ntago wayikoreye hano muri Amerika. Style wari uri bu flying, yaba ari wowe yaba umugore wawe mwari muri bu flying mujya Afrika. So that's another story. Ariko urumva ko nabyo ntago byari byoroshye. Icyo nababwira nuko wenda abantu benshi ntago babizi, bitewe nuko nari narasetinze intego zanjye. Njya no muri Afrika nari ndimo kwiga muri period ya mariage. Kuko nageze aho nsaba amasomo yuko bayanshira online. Njya muri Afrika. Professor icyo yarazi, wenda icyumweru kibanziriza ubukwe nta homework zaho tuzazimutorera, icyanyuma y'ubukwe nabwo nuko, kuko yarazi icyanjyanye. Ariko nyuma yaho amasomo akomeze nk'ibisanzwe. Ubwo rero nakomeje. Byarashobokaga yuko mvuga nti iyi semester kanyivanemo, ariko burya abantu benshi ikintu kijya kibagora. Uratangira, wagera hagati ukagira aka emergency. Ako ka emergency ukakajyamo. Ako ka emergency kaba kari kukwibagiza ibijyanye n'ishuri. Biba byiza iyo uvuze uti mfite target yo kurangiza iki n'iki, ukavuga uti ikintu kitari indwara kizatuma ntakoresha umutwe wanjye, ntago kizigera gituma mpagarika kujya ku ishuri. Reka nkomerezeho non stop. Icyo ni ikintu cyamfashije. Ubwo nyuma ya mariage nari nzi yuko bizankomerera, kuko akenshi wumva yuko ugiye kugira inshingano nyinshi, ariko ntekereza yuko aribwo byanyoroheye. Uti byoroshye gute? Burya gushaka ni byiza. Ndashaka kuvuga ku bantu bari married, bashobora kumva yuko kuba married atari ikintu ari ikintu cyakuboha, kitatuma winyagambura cyangwa ngo ugire ikindi ukora. Njyewe umugore amaze kugera hano, hari time nari nduseribateri, hari time na spendingaga ndimo guteka, ndimo gutegura utunutu. Umugore namubwiye nti njyewe gufatanya akazi no kwiga nta kibazo binteye. Wowe icyo nagusaba, take your full time here. Ibindi byose byiyongeraga ku byo nakoraga nyuma yo kwiga no kujya mu kazi. Byose ubishire ku murongo. Asigaye nanjye niki. Urumva nari nsigaje semester imwe ya nyuma niyo yanyuruhiye kurusha izindi zose zo wakoze mbere utarashaka. Ne kubera ko nari mfite inshingano zo kujya mu kazi, zo kujya zo kwiga no kumenya ibyo. Ntabwo tugira abakozi bo mu rugo, ugomba gutegura buri kimwe cyose cyo mu nzu. Ubwo rero byaranyoroheye. Mu kwa 4 nibwo narangije kwiga amasomo yose, nibwo nari nyarangije. Wenda wakomoje ku kintu kijyanye na final project.
yes. final project wenda ni ingingo waribumbazeho cyangwa se utaribumbazeho ndi kugira mfatanye aho ngaho. Final project niyo yamperesheje akazi ndi mw'ubu ngubu. Yeah bro, rero akazi ndagira ngo ndizera ko dufite abakunzi benshi bakunzi ba Mataru TV show, ndavuga ingeri zose bazaryoherwa n'iki kiganiro bazanakishimira. Ahubwo iby'akazi byawe ndagira ngo mbipromisinge abakunzi ba Mataru TV show, kanze nawe mbigusaba imbere ya kamera izabe part 2 kubera ko nayo mfite amakuru menshi, mfite ibibazo byinshi twakenera kuyibazaho. Ahubwo ndihuta nkubaze ntya nukukubaza ni yihe message ukimara kubona kwiga bishoboka, ukimara kubona amakuru atandukanye nayo wari warabonye na ya generation yacu twe twaje twiga za kaminuza, ni yihe message kugeza ubu ngubu? Ntago ndi buvuge ngo sindi bubitsinda, ariko ugerinze chance zo kuba uzarebwa n'abantu, ariko natwe tugize amahirwe zo kuba watwemereye twahuye n'intiti nkawe. Ni yihe message waduhera bari abantu twaje muri generation tuvuye muri za kaminuza turi aho ngaho twamaze kwiyakira tuzi ko kwiga bidashoboka, mu ncamake cyangwa se ni kihe kintu wabatubwirira kizabafasha? Urakoze cyane, kandi koko niyo purpose ntekereza yuko iki kiganiro cyagira, kuko iki ntago ari ikiganiro wambwiye yuko mukora entertainment, mukora ibi kandi koko turabibona mukora ibintu bitandukanye, turigisha. Ahangaha twebwe iki kiganiro nicyo kwigisha. Wenda hari igihe tuzanakora nicyo kwinterdaininga abantu baseke bishime, ariko purpose y'ubu ni ukugira ngo tugire nibura ikintu tubwira abantu bavanemo, bazagira ibyo bakora, bagire aho bava, bagire naho bagera. Ku bijyanye no kujya ku ishuri hari imbogamizi abantu bakunda kugira, ari nazo ndibuze kunavugaho. Iya mbere, abantu baravuga bati nindangiza sinzabona akazi. Ngo akazi ngo kabonwa ngo n'abantu b'abazungu, ngo n'abazungu, akazi ngo hano ngo kabonwa ngo nubwo waba utari umuzungu, ngo wenda ukaba uri n'umwirabura wa hano nawe ukaba uri wa mwirabura uvuka muri ba birabura bize wakomereza. Ariko icyo ni ikintu cya mbere abantu bakunda kugira. Icya kabiri, abantu baravuga bati kwiga birakomeye, ntabwo nzabitsinda. Icyo ni icya kabiri. Icya gatatu, abantu baravuga ngo kwiga ngo bibamwe amadeni, ngo student loan, ngo izo student loan ngo zirakomeye kuba abantu bazazishura. Ibyo bintu bitatu nibyo ndibuvugeho. Icya mbere navuze abantu bavuga yuko wavuze yuko abantu bavuga ko kwiga hano bikomeye. Kwiga hano ndatekereza abantu bizeho muri Afrika bakaba barize na hano cyangwa bakaba bari no kwiga, ndizera yuko buri muntu wese wabaza ese kwiga hariya muri Afrika no kwiga hano muri Amerika ni ikihe kintu gikomeye, yakubwira yuko kwiga muri Afrika aribyo byamukomereye. Uti kubera iki? Ntago ari ukuvuga ngo muri Afrika niho batanga ubumenyi buruta bwa hano, ahubwo hano uba ufite ibintu nkenerwa byose umunyeshuri aba akeneye. Ibitabo biba bihari, internet bihari, ndetse uba wanariye wananyweye wahaze. Ibyo byose ni ibintu bishobora gutuma wakwiga neza. Icya kabiri, uburyo systeme yubatse y'imyigishirize ya hano. Hano bigisha umuntu ibintu azakenera mu kazi. Njye nigiye mu Rwanda nzi yuko abantu benshi batwigishaga ntago bari barigeze bagera kuri tele. Ngewe nize engineering, ntago yabaga ari umuntu wagize amanota menshi mu ishuri abakamwohereza akajya kwiga ayandi mashuri yisumbuyeho, atarigeze agera kuri tele akaza akabigisha, akaza akaba ari we ubigisha. Urumva icyo gihe azakwigisha bya bindi by'amateori yo mu ishuri, ariko hano twigishwa n'abantu baba practitioners.
abantu babihoramo. Iyo ni advantage yindi kuko bituma atagushiramo bya bindi bikumenagura umutwe bidafite akamaro, ahubwo akaguhereza ibintu bikeya bizakugira akamaro. Ikindi nari mvuze ni ukuvuga abantu bagira ngo nitwiga ngo ntago ngo tuzabona akazi. Icyo nababwira ni uko akazi niba uri kwiga cyangwa se niba uteganya kujya kwiga rwose, I can bet yuko kubura akazi rwose ntago bishoboka. Hano muri Amerika utuzi turahari. Uzaba umunebwe wo kujya kugashaka kuko buri gihe cyose hari igihe ushobora kwiga warangiza ugahita wiryamira ngo narangije kwiga, kandi nta muntu uzajya kukureba mu rugo. Ariko ubwo akazi mu gihe wize ugomba kujya kugashaka, kandi tuba duhari twinshi. Wenda ikindi nshobora kongeraho, hari abantu bajya kwiga akavuga ati ndimo kwishaka hejuru, bakubaza interview, bakubaza nk'akantu runaka ugasanga ntabyo uzi, uri indimi. Niba wagiye ku ishuri ijyayo n'umutima wawe wose, ubumenyi ubuvaneyo, ku buryo niba zagukoresha interview bazumva yuko koko ibyo wize ubifeeling. Icyo wenda ni ikindi mbabazeho impungenge, niba waragiye ku ishuri cyangwa niba uri kurijyaho cyangwa niba uteganya kurijyaho, ukaziga ibintu ubishizeho umwete ukabyumva, ukarangiza kwiga, akazi ntago uzigera ukabura kuko hano hari opportunities, millions and millions of opportunities. Icyo ni ikindi. Cya gatatu navuze ni abantu bagira ubwoba bwa student loan. Student loan buri gihe cyose itera ubwoba, ariko jyewe ntekereza yuko it's not an issue. None se loan itera ubwoba. Dufite abo bantu bari aho ngaho akumva student loan akumva imuteye ubwoba, ariko ejo ntaterwa ubwoba no gufata mortgage, kandi mortgage akajya kuyifata akora entry level job. Nimvuga entry level job ni kazi ko muri warehouse ushobora kujya gukora uyu munsi ni mugoroba, supervisor yakurakarira cyangwa wagira ibyo uzambya akaba wanahita utaha, katari guarantee. Ariko still akaba yari kubiseho mortgage y'ibihumbi, inzu y'ibihumbi 200, tizo ni nshaka mvuge ni $150 ibihumbi 100 by'amadolari y'abanyamerika. So why duterwa ubwoba niyo student loan cyangwa inguzanyo y'ishuri tukumva ko izatugora kuyishyura, nyamara ntiduterwa ubwoba no gufata inguzanyo. Ikindi wenda nakongeraho kuri ibyo uvuze bifatika bifite n'ireme yuko dufata yandi ma mortgages atandukanye, ariko ukumva yuko n'amamodoka ahenze ndetse. Ariko ikindi nakongeraho gitandukanye gituma student loan ari ikintu cyoroshye cyane, nuko student loan bagira icyo bita repayment plans. Yo wagize amahirwe makeya yo gukorera ukaba wenda uri gukora wararangije ukaba ufite iyo student loan, ukaba uri gukorera amafaranga atari menshi adahagije cyane, bagira repayment plan yitwa pay as you earn. Icyo gihe ayo ma payment plan agera muri 5 niba nibuka neza, uhitamwo iyo ukeneye kwishuramo iyo nguzanyo. Iyo ari pay as you earn, iyo ngiyo birashoboka yuko ushobora no kwishura 0 buri kwezi. 0. Iyo ngiyo igendana na income. Niba winjiza amafaranga makeya uzishura makeya, niba winjiza amafaranga menshi uzishura iyo birumvikana yuko icyo nkubwira cyo nuko ziriya nguzanyo za leta ntago bashobora kugushyiraho umutwaro uremereye urenze ubushobozi bwawe. Leta ni umubyeyi. Icyo nzi cyo nuko nurangiza ukabona akazi kawe, amafaranga aziyongera kuyo wakoreraga uri muri kariya kazi kasanzwe, azakavaringa iyo loan kandi unarenzeho n'amafaranga menshi cyane. Rero iyo ntago ari issue rwose. Niba ubona umutwaro ari loan, student loan,
icyo uri gushora muri ayo mafaranga aba ari ikintu gifatika kandi gifite ireme. Okay. Yeah. So tugiye gusoza, ntago turi buze kugirana ikiganiro kirambuye cyane. So bro, kiganiro dufitanye ntago ari ikiganiro nashatse kugira ngo kibe kirekire cyane. Yego. Ari nabwo nkubwiye ngo nsigaje ibibazo bitatu bisa nkaho bitari birebire ubundi tukisoreza. Yego. Ariko none aha ndashaka kubaza ikibazo. Dufite abantu bumvishe ko wize engineering, baraho bumva nabo baba interested, nabo baraho bayikunda ndetse bashaka no kuzayiga. Ese engineering ibamo ibice bingahe? Ese wowe wize, urumva ku myumvire yanjye engineering ni ikintu kirekire cyane, wowe wari uri mu yihe etape cyangwa se wari mu yihe kategori ya engineering? Murakoze cyane. Ubundi nigiye Butare nigaga civil engineering, niyo narangirijemo. Okay. Ndetse ngeze no muri Amerika nkomeza n'ubundi muri civil engineering muri masters. Ariko urumva muri masters nabwo muri civil engineering haba harimo ibice bitandukanye. Okay. Habamo icyo bita transportation, hakabamo water resources, hakabamo n'ibyo bita structures. Right. Nahise nagombaga kwispecializinga muri kimwe, ubwo nahise niga ibintu bijyanye na traffic and transportation, no kuvuga ku designinga imihanda, ibiraro, aya matara ya traffic mubona, ibintu nk'ibyo, ama intersection. Okay. Ya nibyo nakomerejemo, na nibyo narangirijemo. Okay. So ndagira ngo wenda ubuzumva ubusobanuro budahagije, wumva ashaka kujya kubyiga ariko akumva atari kubisobanukirwa bijyaniranye n'amahitamo n'ibyazamworohera, nitujya kurangiza ufite email, ufite Facebook ndetse na telefone yawe, bitari ukugore wayiha abantu, ufashije buri wese uzajya kwiga n'Imana yazaguha umugisha. Yego. Wenda icyo nakongeraho, nta nubwo nabwira abantu bose ngo bajye kwiga civil engineering cyangwa bajye kwiga mechanical engineering, ariko engineering ni nyinshi. Hariho Okay. civil engineering, hariho mechanical engineering, hariho electrical engineering, hakabaho na chemical engineering. Okay. Izo zose ni engineering kandi buri mwe yose wajyamo hano muri Amerika urangiza bagukeneye ku isoko ry'umurimo. Okay. So gira aka kanya icyo tubwira mu buzima bwawe, ukunda iki kurusha ibindi byose, wanga iki kurusha ibindi byose? Ikintu kimwe kimwe. Wenda icyo kibazo kirakomeye kuko kirwaye. Yeah. Kuko nshobora kuba nkunda mu bijyanye n'imyidagaduro, nkagira icyo nkunda mu bijyanye n'ibyo kurya, nkagira icyo nkunda mu bijyanye n'abantu, hari ibyo nkunda muri. Buriya aho ngaho ndahita mise numva ko ni nkaho nakakubwiye ngo umbwire ibintu bingahe kugira ngo uzabone izo side zose. Ariko kanze sintetize gutya, mu myidagaduro cyangwa se mu buzima bwawe ni ikihe kintu kigushimisha? Yego. Urakoze cyane. Ubundi ikintu cya mbere nkunda kureba movies mu myidagaduro. Okay. Cyane cyane iyo ndi kumwe na madamu, twicaye mu ntebe turi kureba movie, twese turi concentré. Okay. Turi gutangaho commentaire. Icyo nicyo kiri mu bintu bijya binshimisha actually hano muri Amerika. Okay. Ikindi wenda nkunda football. Okay. Ariyo soccer yina. Yeah. Ya ndo mufana w'amakipe yo mu y'Iburaya.
ibyo nabyo njya mbikurikirana, urebye mu myidagaduro n'ibyo nkunda. None mu makipe y'Uburayi se ikipe ufana cyane cyangwa se ikipe ufana cyane ni iyihe? Ikipe yawe ni iyihe? Ikipe yanjye kuva kera ndi umufana wa Manchester United. Okay. Niyo mfana, aho ni mu Bwongereza ariko byagera i Buraya nako muri Spain. Okay. Nkaba umufana wa Barcelona. Nkaba ndi umufana wa Lionel Messi by'umwihariko. Urumva munywanyi wanjye turatandukanye hose twahushije. Ndi umufana, ndi umunyamakuru ariko nanjye mfana ngira ikipe nkunda n'ikipe mfana. Stile mu Bwongereza nanjye mfana The Blues. Uziko twari kubwa Ferguson twari turi bikeba cyane, mwadutsindaga match nyinshi tukabatsinda izindi. Tugiye muri Spain nanjye n'ubundi mfana Real Madrid, n'ubundi ni urumva opposite. N'ubundi busanzwe ro nkaba ndi umukunzi ukomeye wa Cristiano Ronaldo. So abira nantunguye nibyo biryoshya iyi mikino, kuko kuba twahura tukaganira ukambwira ibyiza bya Cristiano Ronaldo nkakubwira ibyiza bya Messi, bituma tugira byinshi tuganira. Okay. So mbere ko ducomokora ndagira ngo ugire umuntu usuhuza uwo ari we wese aka kanya ukamuvuga uti umuntu nazanyumva nazambona ndamushuhuje, ubundi duhite dusezerana. Urakoze cyane. Ngiye gusuhuza muri rusange abantu bose twiganye muri promotion yanjye. Yes. Muri groupe scolaire école secondaire Gihembe. Okay. Muri troncome handi abantu bajya basesera ahantu bakajya kugira barabiza ayo mateka yose, abantu twanyuranye muri ubwo buzima ndabasuhuza, kandi aho muri hose mukomeze muryoherwe n'ubuzima. Okay. So Niyonshima Jean Claude, ndagushimiye by'umwihariko mbikuye ku ndiba y'umutima kuba twarifuje kuganira nawe. Benshi bajya bababwira amazina bakavuga mu rukuya twaturiraho ndetse bakabihungira kure cyane, ariko mvuze ngo guhura n'intiti nkawe ukaduha umwanya wawe ukemera ko tukubaza ibibazo byose ukagira icyo bivugaho, mu by'ukuri kanze ngushime mbikuye ku mutima, ngira ngo MC Nkusi ndetse na cameraman MG turi abo n'abavandimwe dufatanyije iyi channel yacu ya Mataru TV show. Ndizera ko on behalf of MC Nkusi nanjye ubwanjye ndetse na MG uri kuri kamera wumve ko tugushimye, kandi big up, turagushimiye cyane. Twizera ko na part 2 y'ubutaha ishobora kuzaryoha, kandi tubigushimira cyane. Twizera ko abakunzi ba Mataru TV show aho muherereye, nukuri Mataru TV show yaje kugira ngo tujye tuzana amakuru atandukanye, tubonane n'intiti, tuvuge kuri education, tuzatuvuga kuri sport, tuvuge ku bahanzi n'abaririmbyi muri rusange, kintu cyose cyatuma community yacu igira ahiva nahigera, cyose tuzakora ibishoboka tukizane. Twavuze ngo with Mataru TV show we educate, we teach, we inspire, we do everything in 2021. So guys, enjoy. Wowe utarakora subscribe umanuka hasi dukore subscribe, ukore share, ukore like kugira ngo